Ange Kagame warabonye ko yatwitinze kuri wowe naramusubije ese ubyakira gute birabi nago kandi ndege kubeshya biratangaje cyane kubona umukobwa w'umukuru w'igihugu ubwe areba mu bakinnyi bageze muri 12 10 bangahe akavuga ngo uyu muntu ese ibi bintu byakira gute ni ibintu by'agaciro kuri njye nabyakiriye neza nanamushimiye ndacyakomeza kumushimira iriya ni motivation y'umuntu akubwiye ati muri ukomeye no gufata umwanya akarira match yawe ukabona ko ari icyo ushoboye amarangamutima akayashyira hanze namushimiye kuri ukuntu yafashe ni motivation atiriste mbavuga ati ari abantu basi babakurikirana uko nyina kandi wenda basa nk'abari hejuru ari nawe mpamvu mvuga ati namushimiye nabifashe motivation mu magambo make kandi cyamushimira wenda bitanze ashyiramo imbaraga cyane never know hari n'abandi wenda baza reacting kubasuhuza abakunzi b'ivuka TV nkuko mubizi dukunda kubazanira ibyamamare cyane cyane muri iki gihugu cyacu bigiye bitandukanye yaba muri muzika ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye kuri kamera zacu muri kubonaho umusore kabisa abanyarwanda benshi ndabizi mushobora kuba mumaze kumumenya ndagira ngo nje ntabwo ndivuga amazina ye turagira ngo abanze we ubwe atwibwire twakwakiriye murakoze nshoza byose mu kiza Jean Jacques abanye n'ikipe y'igihugu ya basket abanye n'ikipe ya Reg Basketball Club yego nshobozwa ngende nsanzwe muzi cyane turamukurikirana ariko igikuru niyo mpamvu nanze kumuvuga buri mugabo bundi arivuga akensha iyo hari nshobozwa turakwarikire kuri kamera zacu murakoze cyane wari umeze ute nshobozwa neza ndashima Imana kabisa ndabona ibintu biri kumera neza kabisa banze nyuma ya national ibintu byaragenze neza cyane ntabwo byari neza cyane kuko tutatse niko twabishakaga ariko turashima Imana to ubundi ibintu byose nuko wenda abantu tuba expectinga wenda ibintu biri hejuru ariko ndahamya nashidikanya yuko u Rwanda ndetse n'abanyarwanda turashimaho mwatugejeje yego murakoze ndatekereza abantu mwakurikiye Afro Basketball yari kubera mu Rwanda 2021 na Afro yari itandukanye n'izindi na Afro yagaragayemo ishyaka ndetse navuga ko ubu aka kanya tudashidikanya yuko umwaka utaha cyangwa indi myaka igiye kuza bizaba bimeze neza kurusha ubu uko byagenze yego ntabwo bagiye kurika bisa niko bimeze twazamuye urwego babonye abo bipfira baje no gushyiramo imbaraga ubutaha tuzageza gukora ibyiza kurusha uko twakoze mu ngubu yego nshobozwa wenda hari abantu benshi batari wenda iyo tuvuze muri ino industry hari abantu baba bari kure cyane batabasha wenda kuba bagera kuri stade batabasha kuba babona izo match wenda kuri za RTV n'ahandi ariko twagira none twumve background yawe imeze ute kugira ngo ube umukinnyi ukomeye muri nationali ubakakanya ntabwo abantu wenda mukurikirana ibinyamakuru mumaze kumubona ndumva niba nibeshya RTV wagiyeyo ntabwo ndajyayo ntabwo nagiye kuri Kestu wagiye kuri Kestu ntabwo byari bitandukanye n'ibya basket ndibaza nagira cyo ndibaza nazayo sawa no kuvuga ngo nubwo abantu benshi baba badukurikiye baba bashaka kuvuga se uramukinyi bimeze gute yakuze gute yakuriye hehe yakuze se akina basket wenda bakakubona ari uko ukuze cyangwa wenda benshi bagiye bakumva muri za high school na hehe twagira ngo tubwire wize hehe bimeze gute nizo bita kuri EPAC kibuza primaire yose narayize hanyuma secondaire nizo bita kuri EPA mu mujyi mu wa mbere gusa hanyuma imyaka 5 heze kuri APR Rugunga ariho narangije secondaire APR Rugunga yego murabyumva aho yize na yarahavuze aranakoze kwamamariza ubu ngo barabana benshi bagiye kujya kuhiga kujya nabo barebe ko bazamera nkawe nshobozwa so none impano yo gukina basketball kugereza ahangaha byatangiye gute twagira ngo tubwire urugendo rwawe byatangiye ndi primaire nakinaga football nanayikunda cyane numva nzaba umukinnyi ukomeye wa football ariko nabonye basket ku kigo cyacu bazanye ikibuga cya basket cya primaire mbona n'umukino mwiza ushaka kuba udakomeye najyamo ndeba nyuma nza kuvuga ati wazagereza ngerageje mbona ntabwo bikomeye ngenda mukunda gutyo ngenda va muri football nyuma yaho twagiye twahuye na Mutoka ubita muri The Hoops ikipe bita The Hoops barayizi n'abantu badufashije cyane hanyuma ya The Hoops naje gukina under 18 muri 2016
nyuma yaho ngaho nahise njya mu ikipe ya Espoir nyina mu mwaka umwe itangira mu ikipe ya Rega ariho mbarizwa ubu ngubu. Yego, murumva urugendo rwe ni urugendo rwiza bigaragaza kwiyevarwa umunsi ku munsi. Ese Nshobozwa wakuze wumva uzaba umukinnyi wa basket? Oya, nakuze numva nzaba umukinnyi wa football cyane. Ukivuga icyo ngicyo byo nabyo akundi iyo umuntu akiri umwana avuga ngo ngiye ngomba kuzakina nk'uyu muntu. Nk'umukinnyi wawe wari role model wawe muri icyo gihe yarinde? Tukiri abana ndumva yari Jimmy Gatete. Jimmy Gatete kabisa, umunyarwanda wabiciye bigacika. Rero biza kwanga byaranze cyangwa byagenze gute? Oya, ntago byanze, nakinaga aho bita mu Rugunga, bita kwenda kwita kuri malaria mu ikipe mutoza yitwaga Brown, sinzi abantu bayiza Rufa. Yego, nari na kapiteni wawe ariko yari ikipe ikiri hasi. Ntago byanze nuko nabonye basket ishobora kuba ifite inzira zose kuziza football, kandi murabizi. Ntago ariko byanze ubwo nabonye aho bishoboka ko icyo nakigezeho mu gihe kitari kirekire. Ni ukuvuga ngo abantu badukurikiye bumve ko basket ari umukino wenda umuntu akina yishimisha, ariko ushobora no kumuzamurira wenda ubuzima bwe. Iyo tuvuze kuzamura ubuzima, umuntu aba akeneye kubaho. Ntabwo urumva ntabwo umuntu yaba atagira icyo ashyira mu nda, ntabwo yaba atambara nk'uko muba mwambaye neza. Byaba byakunda basket ni umukino ushobora no kugukura ahantu hamwe ukakugeza ahandi bitewe n'impano ufite. Gushaka gutangira bimeze nko kunywa siporo, ariko bitewe n'ubufasha ugenda ubona, bitewe n'ukuntu bikunda, isizemo agatege ushobora kubyarira undi musaruro kandi wagufasha mu buzima bwa buri munsi. Yego, Nshobozwa rero turanagushimiye kuba uyu munsi witabiriye ubutumire bwacu. Ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye. Abanyarwanda mudukurikiranye wenda namwe murabyumva, kubona umukinnyi nk'uyu nguyu unakomeye mu gihugu cyane, abantu batanashidikanya yuko ari mu bakinnyi byibuza 2 cyangwa 3 bafite ibendera ry'ikipe y'igihugu. Ni ibintu biba bishimishije rero ko umuntu nk'uyu nguyu yemeye kuza gutanga inspiration. Njye nicyo mba nabikoreye, narahoze ndi umukinnyi wa basket nanjye, ubu tubikora nka siporo, ariko byanga byakunda tuvuga abana bakinanye natwe badafite icyizere. Niyo mpamvu twagira ngo Nshobozwa, murabizi imikinire ye uko abantu baba babireba, mamubona ko byanga byakunda ari umuntu ufite imbaraga ndetse n'ubushake bwo kuba yagira ikintu atanga kuri ekipe y'igihugu ndetse n'andi makipe agenda akinira, bisaba kwitanga cyane. Twagira ngo ugire nk'abana inama aka kanya wenda batari mu mafamiye akomeye, icyo wenda turaza kukivugaho, ariko babona ko bagifite imbogamizi. Mwebwe kugira ngo wenda mugera hanga namwe hari imbogamizi mwagiye muhura nazo of course, ariko mukavuga ibi tugomba kubihandlinga. Ikintu cya mbere ukavuga ngiye ngomba basket yanjye kugeza hanga, kuko imbaraga ukinana ubushake ndetse n'umurava ntago abandi tuvuze ko baba batabifite, ariko byanga byakunda. Niyo mpamvu no muri za Miss Rwanda kuko bamwe babivuga batora umuntu umwe kandi bose bari beza. So abakinnyi nabo ni beza, ariko karite niho zitandukanira. Twagira ugira ikintu ubwira abana kabisa bakunze basket, wamaze kuba umuntu w'umusore ariko naho bari bo warahaciye nizo struggle wenda bahura nazo waziciyemo, twagira ngo ugira ikintu babwira. Inama mbere nabagira, ya mbere yaba ari ukwiga, buryo wize ufunguka mu mutwe, niyo utakina basket ufunguka mu mutwe cyane. Icya kabiri kwegera ababyeyi, buriya nanjye aho nageze famille yanjye yaramfashije cyane. Of course itangira batabyumva, ariko ibegeye bagenda bakwereka hamwe bikomerera, bakagenda bakwereka uko babigenza. Ikindi nabagiraho inama, nk'uko babivuze kare, iyo ubifashe nka siporo iba siporo, iyo ufashe nk'aho ari ikintu kiza kubyara umusaruro kikubyara umusaruro. Ikintu cya mbere nabagiraho inama, bajye begera famille bige, ikindi bakora imitozo cyane. Nk'abantu bakiri bato ibikoresho igihe bibura, nk'uko bavuze wenda amafamiye, ntabwo dutuka amafamiye ashobora kubona ibikoresho bya basket bisa nk'ibihenze, birahenda. Icyo nabagiraho inama ni kimwe, ni ukwegera famille ukajya umubwira ati hano birashoboka, bakagira icyo bagufasha, kuko iyo ushatse guca mu nzira zitari nziza birangira ari hamwe umwana avuze ati nibye amafaranga cyane yafasha hano kugira ngo nigurure urukweto, nabonaga mu mata byita ibintu nk'ibyo. Ikintu cya mbere gifasha muri bino bintu ni ukwegera famille, kuko nibo bantu bambere bakuba hafi. Ukegera abantu babigutanzemo, ukegera abantu bakuru mubana muri societe, nkeka ko ari icyo bigufasha. Ikindi nabagira inama, nta kintu kidashoboka. Nta kintu kidashoboka, kungana kose, uko ureshya kose, ukunda basket, uzakora ibyo bintu bitatu. Wubahe ikindi kintu ugerageze kubaha buri muntu wese, ikindi usenga Imana, ibindi bizagenda bikunda. Niyo nama nabagira. Urakoze cyane. Nshobozwa avuze ibintu nka bitatu ngewe nubashye cyane. Abanje kubabwira ngo mwubahe kwiga, muha agaciro ishuri, kubaha famille ndetse no gusenga. Ibyo bintu bitatu avuze no muri eglise barabyigisha. No muri eglise barabyigisha, arakubwiye ni wubaha Imana ugasenga,
kandi ukubaha famiye ubundi ukiga byose bizagenda neza. Abantu mudukurikiye ndabizi harimo abajene cyane cyane benshi mushaka kugera nk'ahageze, mukina basket, hari n'abakina football, hari n'abari mu zindi trades zigiye zitandukanye, bari muri za career zigiye zitandukanye, ariko inama bahaye muyikurikize. Narwo wenda natinya kubivuga, muramubona mu kibuga, mumubona n'ahandi hose, ni umukinnyi wubaha. Natwe twese tuba tumubona no kuba yaje atwemereye kuza, nuko hari abantu nshobozwa ntago wenda kuvuga ku bandi, ariko ari umushaka guhamagara ngo azagira ikintu abwira abantu, nshobozwa nabe yaza, wenda bitewe n'izina bafite, kugira izina bijye bigira wenda icyo byubaka ariko ntagire icyo byica. Kuko aka kanya pesi nkubeshye, abantu benshi baragukeneye ngo ugire icyo babwira. Niyo mpamvu twebwe nk'ivuka TV tuvuga ngo turagushimiye pe, turagushimiye. Ubwo abajene benshi muri Instagram wenda yayibabwira kugira ngo uzajya ushaka pe natwe turamwandikira akadusubiza. Ni umuntu uri hambo bishoboka, ni umuntu uri hambo. Niba ufite aho ugeze ushaka kumubwira nshobozwa wenda nagira ngo njye ugira ikintu umbwira ngeze kuri ino level, haro biri kwanga nk'umuntu wenda umaze kubona byinshi agira icyo akubwira. Nshobozwa rero tugarutseho gatoya, ese uwanyu bimeze gute? Wakuriye muri famiye imeze gute isenga cyangwa se bimeze gute? Nabyo wenda n'abanyarwanda bavuga se nshobozwa yakuriye muri famiye wenda y'abakristo cyangwa bimeze gute? Twagira tumubitubwire. Nakuriye muri famiye isenga cyane, ndi umwana wa nyuma mu rugo. Yego. Ni famiye isenga cyane muri makeya, abubaha Imana nabo banyishije gusenga. Rimwe na rimwe abantu batonana imisatsi akabona barapfumuye, ariko uburyo bubaha Imana ibyo ngibyo ntabwo ibyitaho. Nakuriye muri famiye isenga, nabo bamfashije no kugeza amagingo aya. Ari nacyo mbwira abantu bajye basenga tu. Burya ni ibintu bitakunda, ariko Imana ifite inzira zabyo zacishamo. Muri famiye waba ari wowe wenyine uri gukina umukino wa basket wenda usa nkaho ari nawe w'umusitari, niko bimeze? Abandi bagiye bakina imikino itandukanye. Mukuru wanjye nawe wakinaga muri nuza interscolaire, muri secondaire yakinye basket. Mushiki wanjye wakinye volley agakina na box. Yego. Mukuru wanjye nawe wakinye football mo gake, ariko tukiri abana yakinye na ba Sefu mu makaritsiye hamwe. Sefu mujye mwumva mu kipe y'Igihugu. Nabo babaye abasportif ho gakenye, kakariho byavuye no kuvuga ati katumufashe bya bintu agiye byashoboka ntawamenya. Urumva nanone birafasha kuba ufite abashiki bawe n'abandi bose bari muri famiye bari muri career bagutera courage. Wenda ntago mwese mwagera hamwe, buri wese bura nabo bafite ibindi wenda barimo nabyo byiza, ariko kuba ari wogeze ahangaha appreciate. Nshobozwa none wenda nka ngenda ndagira ngo tuvuge muri iyi mikino cyane cyane yabaye, byatangiye kabisa ikipe y'igihugu iri kwerekana yuko byanga byakunda igomba kugira finali cyangwa ikanagitwara byaba ngombwa. Ese mubona ari nk'izimbogamizi mwahuye nazo kugira ngo wenda be bitaragenze neza uko mwabyifuzaga? Twaribonye ku mbuga nkoranyambaga zanyu musaba abantu imbabazi, musaba n'igihugu imbabazi, ariko nta kumutari mwagize. Ese mubona ari nk'izimbogamizi mwahuye nazo? Imbogamizi navuga ntago ari nyinshi, kubera iriya ni competitive ku rwego rwo hejuru. Twanatangiye neza nk'uko byagaragaraga, ahubwo nyeka ko nk'uko natwe twiga ko yandi makipe nabo bagenda batwigaho. Uko twatangiye dukina twaje kubikomeza, ariko bagenda bigama imikino yacu. Bigaragara ko n'amakipe yadutsinze yose twari dufite amahirwe yo kuyatsinda cyane kandi tunayarusha, ariko twakundiye amaherere matoya cyangwa se kuza bafite morale iri hejuru nk'iyanyu. Sinavuga ngo ni iki cyabiteye muri rusange, ariko kigaragara cyo babayeho kwigaje yacu. Natwe tuyaheza kuyihindura, ariko twisanga dusa nk'abatinze, ari bagiye badutsinda baturusha amanota make. Ndabyibuka. Ni ukuvuga ngo byanga byakunda iyo umuntu yari afite ishyaka yo kuvuga ngo ndageza abantu ahantu ahangaha, mfite ikipe y'igihugu mu maboko yanjye. Of course ubu uri umumeneri hariya, abantu wenda batazi meneri ni umukinnyi ubushinzwe gutanga imipira ku bakinnyi bose, no kuba niwe uyoboye equipe muri rusange. Hari mufite n'akazi katoroshye. Ese nihe mumeko wari ufite muri kiragihe wenda ndavuga kuri match cyane cyane ya Congo, ari nayo mwabanje gukina mukanayitsinda, indi mwakinye ndumva ari Angola ni ikipe ikomeye cyane, ni ikipe ikomeye cyane. Nge sinakubeshya, nago numvaga wenda nawe ku giti cyawe uragira icyo bitubwiraho. Ni ikipe ku giti cyanjye ifite amateka, turanabizi. Hari na Afro basketball under 18 mwakinye, icyo gihe nabwo nibuka ko ushaka kuzamuye urwego utigeze unongera no gusubira inyuma. Ikirajya ufite mu meko
ujya gukina na Congo mugatsinda na Angola warufite mu meko wumva gumeze gute kiragiye byari byiza kuko ni champion ni irushanwa nyine bwa mbere umutoza yawe tubwira ngo ni ugutsinda match imwe mu meko ya mbere yari hari twari gushyira imbaraga zose bishoboka kandi twarabikoze match ya mbere turayitsinda ya kabiri turayitsinda gusa match ya Angola nko wari bivuze ni ikipe muri Afrika dufata nk'ikipe nkuru ifite amateka ariko kubera ko twaje natwe dufite morale duvuga ati tugomba kugira ko dushoboye kose tugahesha igihugu ishema twarayitsinze mbese muri make mu meko yari hari ko gutsinda match imwe paka tugeze kure hashoboka n'ubwo twagiye tutabashije kurenga hariya twageze yego sorry kabisa byakunda abanyarwanda twese twarababaye ariko nago bibabaza umukinnyi cyane uwo uri mu kibuga nago biba bihuye mukomeze kwihangana ariko icyo tuzi cyo nuko basket yo mu Rwanda rumaze kuyigeza nawe iyo wicaye wenda ubwawe ukikora evaluation uravuga ngo byibuza ndashima Imana nabibonaga ku mbuga nkoranya mbaga zawe uri mu bantu baba bavuga ngo byibuze ejo hari kizere nta nubwo nabiramwe mu byite none ndagira ngo kuri match yanyu mamu cyana Cap Vert ndumva no yabakuyemo siyo twakinye match ya gatatu ya gatatu tujye tujya muri kimwe cya munani ya nyuma twakinye Rigin yarigene nibyo ariko nuza ni nka hariyo yatumye mutajya mu kimwe cya munani ya ari nayo nuza ariko gine yo mwaritsinze nayo mwaritsinze ya mwatsinze match ebyiri mutsindwe ebyiri ni condoleance ariko byakunda umuntu umunyarwanda wakurikiye ino mikino hari ikintu yabonye kandi gikomeye cyane nanjye mbaye ubwo ndi muri abo bantu barebye ya match ya nyuma ntabwo babyoroshye twese twacitse intege ndanatekereza abanyarwanda benshi gine ntabwo bayirebye bari bacitse intege ariko hano hantu tukina hano hantu nanjye ndimo abafana dutanga inkunga ikomeye kuba wenda tutarakomeje gusapotinga ikipe y'igihugu ntago ari byo nanjye ubwo ndigaye abanyafrika muri rusange twebwe turi abantu nyine iyo utari gutsinda ntago tukuba iruhande iki kintu wagira ikintu kivugaho nagiye kure bo bari bacitse intege ariko mu by'ukuri baraje stade numva ari nawe yayuzuye cyane mu by'ukuri baraje ariko ni ibintu mu bantu bose sibyo n'abanyarwanda cyangwa n'abakinnyi b'u Rwanda iyo umaze gutsindwa musanga abagiye hasi mo gakeya muri morale rero icyo nabivugaho baradufasha ahubwo no kubashimira nabira igihe tutatubyiteze muri corona hariho ibintu bagomba kugenda kugira ngo wewe n'amafaranga kwipimisha ntari barakoze muri rusange kabisa ubundi bira nabyo bifasha umukinnyi muri performance uri kumva ari umuntu ugushyigikiye none uri gukinira igihugu ukabona stade iruzuye genda bashimira icyo navuga wenda bw'amahirwe igihe ubutakora nazaba yarashize bazadufasha noneho buzuye stade turebe ko wenda niyo bakomye amashyi na adversaire agira ubwoba niyo bafanye agira ubwoba na pressure yacu wenda bikadufasha kwitwara neza nagira ngo tuvuge kuri ya match ya Cap Vert hari ahantu mwese mwavugaga ahangaha kabisa tugomba kugira twerekana birangira bitagenze neza uriya munsi wakugendekeye gute nk'umuntu kabisa esprit twarabona ngo wari ufite birimo abantu bose no mu stade nago abantu bose umvaga nshobozwa ari wewe wiyumvaga gute kuba wenda aho wumva gufite kugeza equipe nationale bitaragenze wumvaga umeze gute mu mekari ntago byari ibintu byiza muri make kabisa nakubeshye sinjye nyine n'abandi benshi bana kuryama biranga tugatinda no kuryama rimwe na rimwe gukereyeho kuko mu mutwe hahita hamera nkajemo ibibazo utazi tu sinzira bikanga ejo ritari ryiza twarababaye kumva ko twagerageje ariko ntidutange ibyo twenda twagerageje ariko dutanga ibyishimo ku bantu babashe kutura cyangwa ku gihugu muri rusange n'umukuru w'igihugu aba yaje kudushyigikira ntabwo ari ibintu byiza ariko ni siporo rimwe na rimwe ugomba kubyakira kuko ntabwo wahora utsinda nanone bishyizemo kuzajya uhora utsinda wazava muri siporo hakiri kare kuko urabyuka ikipe ikagutsinda ejo ukayitsinda wakitegura cyane ugatsinda n'izo abantu batakeka ko watsinda mwabyumvishije nyine ntabwo biba byoroshye mwebwe mushobora no kuba wenda mwaravuye kureba match ukajya no kunywa n'agacupa n'iki wenda nubwo byaba bitagushimishije ariko bo hari igihe n'ibitotsi babibura byanga byakunda nyine umuntu nyine wari uri mu kazi niwe ubyumva n'imvune byose urumva abakinnyi byo biri ku yindi level no kuvuga wenda na president ari hariya nyakubahwa nyine nawe mama mutekereza ngo papa yaraje kudushyigikira nibigenze neza bibabaje none ubu icyo muri no minsi muri gukora wenda ni iki nyuma ya match ubuzima bwo ugomba gukomeza muri no minsi meze gute turi kwitegura champion isanzwe turi mu makipe yacu asanzwe gusa
rwego rw'igihugu koca wa physique akomeje kudukurikirana buri kurya yatubwiye umuntu uzashaka kugira icyo amufasha azajya amubwira sibyo na koca wa physique na koca mukuru nawe atubwiye uzashaka amufasha ajya amwegera muri make turi kwitegura shampiyona ariko no ku rwego rw'igihugu atoza barahari bari hafi umuntu amubaza aho yakosora no kugira ngo utaha azashyiramo kandi gategera ko icyo yakosora. Turashimira federasiyo ya basket cyane n'izindi federasiyo zikomeza kuba iruhande rw'abakinnyi babo kugira ngo umutekano wa physique ndetse n'ibindi byose bagomba gukora bakaba bakomeje kubitaho. Ni byiza kandi urwego rw'imikino mu Rwanda ruri kuzamuka, yaba n'ubu muvore iri gukina sinzi imbujye ugera ukabareba. Yego ndebera kuri televiziyo. Yego kabisa. Urabona basket iri kuzamuka mu Rwanda cyane. Ndagira ngo noneho ugire ikintu uvuga kuri iyi deal yo kuba mwakiriye Bare, u Rwanda rwakiriye Bare nayo warakinye cyane ikanakira for basketball. Ibi bintu ubyakira gute nshobozwa nk'umuntu uri kuzamura kariyeri ye? Ibintu nibyo gushimira cyane. N'impamvu ibihugu bindi tubyangora wenda ibihugu bindi bifite amateka akomeye muri basket bagiye basa nk'abadusiga babaga bafite facilities cyangwa se nk'ibibuga cyangwa ibintu bituma bakira izo shampiyona za buri munsi. Ndimo byakira niko kubyitabira biba byoroshye kuko amakarifikasiyo ucamo ntabwo biba byoroshye ariko demo byakira demo nyine ugenda uzamura urwego buri munsi. Icyo nabivugaho ni ikintu kinini cyane ko bidufasha guhora dukina urumva nka Bare yaje hano tugakina abanyarwanda badushyigikiye burya niyo umuntu ari kureba nabura aho kubwira ati wakoze gutya ari gukora bigatuma wagera gukosora bitandukanye no kuba wagiye gukinira hanze nta muntu uzi ukaza uvuga ati baratsinze zatsinzwe ibi nta muntu uzi ko byagenze nta wari ugushyigikiye. Mbese ni ibintu bikomeye cyane kuko byatumye basket izamuka bituma mbese muri make byadufashije kuzamura urwego niko nabivuga ko twakira amarushanwa menshi cyane. Urumva hajeho Bare n'u Rwanda yari ibaye n'izikurikiye byiza izabera n'andi aracyaza. Mbese ni ibintu bituma uguma muri mood ya competition kandi competition zikomeye kuko mwamwe mwazakiriye. Ni experience bizamana experience. Murumva ko abakinnyi b'igihugu bari kuvuga ko iyi deal kabisa tunashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mukomeze kuba hafi abajene kugira ngo bakomeze bazamura urwego ariko cyane cyane tumenyekanisha n'ibyiza by'u Rwanda. Abantu bavugaga wenda uyu munsi bari kuza gusura parike z'u Rwanda, bari kuza gusura nanjye ni nabyo nkoramo cyane mu bukerarugendo, bazaga gusura wenda bavuga ngo tuje gusura u Rwanda bafite ingagi bafite n'iki ariko baka kanya ndahamye nashidikanya yuko na basket imeze neza na volley imeze neza even na football. So dukomeze rero dushimira nyakubahwa Perezida w'igihugu kujya akomeza tube iruhande cyane cyane abajene kuko cyane kuko ni natwe imbaraga z'igihugu of course. Nshobozwa none hari akantu kavugishije abantu benshi cyane wihangane no kuba ngiye kubazaho kuri Twitter ku rubuga rwa Ange Kagame warabonye ko yatwitinze kuri wowe? Naramusubije. Ese ubyakira gute birabi? Nago kandi ndege kubeshya biratangaje cyane kubona umukobwa w'umukuru w'igihugu ubwe areba mu bakinnyi bageze muri 12 10 bangahe akavuga ngo uyu muntu. Ese nshobozwa ibi bintu byakira gute? Ni ibintu by'agaciro kuri njye nabyakiriye neza. Nanamushimiye ndacyakomeza kumushimira. Iriya ni motivation y'umuntu akubwiye ati umuntu uri ukomeye no gufata umwanya akareba match yawe ukabona ko ari icyo ushoboye amarangamutima akayashyira hanze. Namushimiye kuri njye ukuntu yifashe ni motivation atiriste mbavuga ati hari abantu basi bakurikirana uko nyina kandi wenda basa nk'abari hejuru ari nayo mpamvu uvuga ati namushimiye nabifashe motivation mu magambo make kandi cyamushimira wenda bitanzashyiramo imbaraga cyane. Never know hari nabandi wenda bazareacting. Umurumva ko biramushimishije nanshobozwa cyane kubona ko nawe n'ibintu yishimiye cyane anumva ko hubwo kugira ngo kubashimye bamushimye naga ruvangagiye kugenda yica ubwo aravuze ngo nabandi batari we bagomba kugira icyo bavuga ku mikinire. Birashimisha cyane kubona ko hari nshobozwa birashimisha kubona ko ikintu wakoze hari abantu cyashimishije. Hari abantu nubwo wenda ku kirage bitageze aho bigera ariko hari abantu bishimiye ku mikinire yawe. Kubona stade yose ndabizi nawe warabyumvaga buye n'umuntu abari mu kibuga afite ari concentrate ariko aba yumva amajwi y'abantu asha no kumumotiva. Birari n'ibintu byiza. Abantu rero tujye twiga gushimira umuntu akiriho nicyo kintu cya mbere. Tunashimira Ange turagushimiye no kuri kuba waragize ikintu uvuga ku mukinnyi uyu nguyu nawe urumva ko afite n'izindi mbaraga zo kugira ngo ubutaha muzakomeze n'ubundi kubashyigikira. Muri no minsi turi mu bihe bitoroshye
nubwo bwose wenda dukora mu bijyanye n'imyidagaduro, harimo imyidagaduro myinshi. Ese umuhanzi Jay Polly waba umuziho? Ndamuzi cyane. Wamufanaga? Naramufanaga, ndakunda kumuririmba. Nawe n'umujene ugiye ukiri mutoya. Ese ibi bintu mwebwe mubifata gute? Nwama mutari wenda mutabirimo cyane ariko ni niya, kuko buri abakinyi bakunda n'umuziki, bakunda kumva umuziki, kuvibinga umuziki. Mwebwe ibintu bimeze gute? Mwabyakiriye gute? Ibintu bitadushimishije kandi byari bibabaje n'ubu kibabaje. Komeza rukina amahoro. Ni umuntu watumye dukunda hip hop, watumye dukunda indirimbo z'inyarwanda muri make. Mbese nanakubwisha ukuri na mbere yuko yitaba Imana ndibaza twabaga ducuranga indirimbo ze turi muri lokale n'indirimbo z'ama-old school kandi zatumye dukunda umuziki. Byaratubabaje, numva naye ni umuntu uri muri industry dukoresha cyane abakinnyi murabizi n'imiziki baragendana kugira ngo wumve ko uvuye muri mood kugira ngo ujye mu yindi. Muri make kuri njye byarambabaje, nakunda kumuririmba nk'indirimbo ze. Komeza rukina mu mahoro kandi abafana bo bose, abantu bose ndabizi ko bababaye kandi nta kundi n'ubuzima arukira mu mahoro. Aravuze ngo natwe twamukundaga kandi n'ikindi imiziki yadufashaga mu gihe turi muri lokali, turi mu myitozo. So murumva ko abantu benshi baragize, natwe turavuze ngo ukomeze Jay kurukira mu mahoro kandi Imana niyo yagukunze kuturusha, kandi turabizi ko tutashidikanya ko umunsi umwe twese tuzongera duhure man. N'ubundi abantu wenda muri no minsi barabizi, twebwe nabo tuvaho na myaka 100 wapi. Iyo ikira kintu bura irira jambo nuko abantu tutari agaciro, ariko kuvaho na myaka 100 nukuvuga ngo we ko rukiri kwisi nta myaka 100 ukoresha igihe cyawe ukigifite. Rero so man, natwe tuzaza kandi byanga byakunda huri tuzi kumeze neza kubw'ibikorwa byiza wagiye ukora. Nshobozwa ubu rero wenda nyuma ya basket ni iki kintu ukunda gukora? Uvuye muri basket wenda ibintu ukora mu buzima busanzwe, uvuze ngo part of basketball man ibi ndabikunda, ni ibintu ndagukora mu buzima busanzwe. Ari kumwe na famille ndihomo, ndano kuba ndi kumvira umuziki. Muri make ni ibyo ngibyo urumva nayo natangira ishuri ryisumbuye. Urebye mba ndi mu rugo cyangwa se ni mu myitozo individuelle cyangwa ndi kumwe na famille yanjye. Urebye nta bintu navuga ngo ndakora cyane, ni ibyo ngibyo tu. Ukunda umuziki cyane? Urumva ni umuziki namuta ukunda uhindura mood. Nangiye kubwira ngo turimbe zaturimbira ubutaha. Mu gihe turi kwitegura kwandika cyangwa gusoza ikiganiro, twagira ngo wenda nk'abantu badukurikiye si ukuvuga kuri basket gusa, ugira ikintu ubwira abanyarwanda muri rusange nk'umukinnyi wenda ukomeye w'igihugu, ugira ikintu basezeranya byanga byakunda ubutaha tuzagaruka tuje kureba ese byageze he, byagenze gute? Icyo nabasezeranya ni kwitwara neza, nkagereza kuva ku rwego ndiho nkabuzamura, ariko bizaterwa namwe mukomeze mudushyigikire, mutubwire aho bipfira. Burya nta muntu bimenya, ubwite hari kuba bigenze gutya ngenda byemera kabisa, byandikira ngo ati hari kugenza gutya nta kibazo. Ubutaha tuzashyiramo imbaraga, natwe ndabizi abanyarwanda baba babaye, ariko burya nkatwe tuba tubirimo, ukumva ari umuntu wari utegereje ko umushimisha akaba atashye ababaye. Icyo navuga ubutaha twamenye abo bipfira, twamenye irushanwa nka ririya rikomeye ko umuntu agenda yitwaye no kugira ngo agere aho agera. Ubutaha tuzashyiramo imbaraga zikomeye kandi imyitozo tuyongere, byageze kugera kure hashoboka harenze aho twageze. Iyo ndi kwitegura kwanzika hari ibibazo nkunda kubaza, umuntu avuga umuntu umwe cyangwa akavuga Yesu, sibyo? Hano hari igitaramo cya Medina The Ben, wajya mu kihe? Hari igitaramo cya Medina The Ben, hari kimwe kirabera wenda convention, ikindi kirabera wenda hari muri stade inyuma muri parking, icya kiri Radisson Blu. Wajya he? Wajya he? Ngusubiza gute? Uvuga umwe. Urebye bose ndabakunda tu, byaterwa na mudu ndimo n'uturimbo tw'umuntu ndi gukunda nk'iyo minsi. Byaterwa, unsubije neza. Murumva ko abo bagabo babiri bakoze umuziki, aravuze bose ndabakunda, uwo uri kumwumveka muri iyo minsi niwe najya kureba. Noneho hari Shadibu na Keti Bashabi, sibyo? Wenda bafite projet bagomba kukumurikira ukazamura, wazamura yande? Umaze kuba nawe nyine umwinfluencer kuko umaze kugira izina, umwe afite projet aravuze ngo uramfasha kugira ngo nyizamure, unyine wajya kuri platform yanjye, wajya kuyande? Najya kuri umuntu waba my deal nziza. Ariko uyu musore arasubiza amana we. Si deal, ni deal. Uzi ko misembura ibindi mubazo. Okay, ufite umukunzi cyangwa hoya? Oya, ntabwo ndacyari focused kuri basket.
bro ibi nagaruka ko nari mbyiteze urumva ko byanga byakunda ariko nshobozwa reka ikintu tugira ikintu tukivugaho of course twese turacyari abajene kuki uvuze ngo ndacyari focus kuri basket kandi ari abandi mungana muri no gukinana ariko ubusanga ku bana ari ukuntu bigenza cyane nyine abandi n'abandi mu kanya mbere yuko dutangira ari ikintu umbwiye uravuga ngo unzanira iki kintu wenda ndakivuga ukunda mu minwe inkurikije wenda n'ahantu turi icyo warunsabye ariko kugira ngo wenda abantu babyumve neza hari abantu benshi bavuga ngo bakunda ibiyobyabwenge bakunda ibiki ntabwo mbanje gusasira ariko icyo waruvuze nyine tugushakira hano hafi nacyumvishe mu buzima busanzwe ukunda kunywa iki ngiye nkunda kunywa fanta ariko icyo nari ngusabye hano ni case ntabwo ari bya buri munsi ariko nta n'ibirenze ngiye nkunda kunywa fanta kabisa ni ukuri biranunguye abantu benshi bajya gukora ama interview wenda of course hari n'akazuba hari n'iki umuntu akajya kumva yatse ikintu kiri alcoholic ngiye binyeretse yuko ni iki kibazo numvaga n'ubundi ndi bukibaze bino bintu hari ikintu kiba binyeretse nshobozwa courage ni ukuri kubona umuntu byanga byakunda niyo mpamvu banavuga ngo niba utwaye imodoka please ibintu bishobora kukwebya ubwenge no guheka n'ikipe y'igihugu nuko nguko ntabwo heka ikipe y'igihugu ibiyobyabwenge nibibaho pe rero byanga byakunda abakinyi mudukurikiye akakana nacyo reka tugira ikintu tukivuga n'abandi bose bari muri industry zose inzoga situzanze ntabwo wenda tunavuze ko n'abantu bazingo turabizi bamwe ni n'abagabo ariko please niba uzi kuri mu kazi niba uzi ko ari byinshi ushaka kwangiza please hari ama soft soda niyo twagiye dukonsuminga kugira ngo dukore byandi bitujyana muri risk wigeze unywa inzoga aho nanyweyeho n'ubu ngubu mani kuvugisha kuri iyo mfite time nshobora kunywa ariko bitari bya big deal ya umuntu umva atuje tu ariko ntago nzikunda ni ibintu biraho ibintu ushobora gukora nka nikanga mu mwaka inshuro zibari kangenshi zingana ngiye wasohotse uri kumwe na family nabyo kandi apana cyane ukora witeze nka cyane imwe gusa ushobora kwita ugenda tu nigenzi nkwaho ariko ntago ari byatari tu ngiye nkunda kunywa ibintu y'amasukari tu y'amasukari biranshimishije iki kintu urakivuze mpita numva ndishimye cyane kandi urabiza abakinnyi benshi bakoresha ibiyobyabwenge baba hari imana baba hari ariko icyiza cy'umukinnyi inzoga iyo ukoze tize zivamo tuntu uko ngewe ntabwo nzikunda kabisa ubona njya mbibona no muri za kaca nanjye kera tugikina tujya turi mu high school umuntu ujya kubona ukabona banje kujya kunywa ibintu nyine kugira ngo aze umukinnyi utanga ibiyobyabwenge n'ubu babinywe batandukanira ahantu hatandukanye ni mu mitwe yabo kuko hari umukinnyi ngewe ushobora kuba ati ukoze ibi ngibi nina neza hari n'uvuga ati mbikoze noneho sinamenya naho magara mu kibuga mu mitwe yabo n'akamenyero kabo murabyumva ko ntago avuze ko atanga inzoga ariko niba uzinyweye bikore mu gihe cyanyacyo uyizinywa ugiye gutwara imodoka nk'ubu nawe buri butware kuvuga ngo umuntu arakoresha ibiyobyabwenge please tunakomeza gushimira polisi y'u Rwanda ivuga ngo tugereye amahoro rero twagira ngo nshobozwa noneho tugusezere ariko mwivuka TV dukomeza kugushimira uri mu bastari muri kino gihugu bazwi n'abantu benshi ariko baca bugufi dukomeza no kubwira abantu benshi please tujye duca bugufi kuvuga ngo mfite izina ni byiza bifite na byinshi bikubakira ariko abafana nibo bo kugira ngo ba supporting icyo kintu uri gukora ngira ngo nshobozwa pe twebwe nk'ivuka TV man tuzakuba iruhande dufite abajene benshi turi kumwe nabo tuzakuguma iruhande of course wenda niyo twaba tudahari ariko man tukuri inyuma ibyo uzakora byose any support wenda ntabwo tuba dufite ubushobozi bukomeye cyane wenda kurusha ubwo ufite aka kanya ariko natwe no tuba twabura support twaguha rero turagushimiye ku bufatanye bwiza kuba ufasha umwanya wawe nacyo kintu tunabashimira cyane cyane abantu nkamwe time ntabwo bayoroshye uhugana n'abayobozi banyu mu makampu n'ibindi byinshi ari ukavuga ngo ngewe nije kugira ngo ngire yaba umwe yaba batatu nze mbabwire Imana igomba mugisha nshobozwa namwe bana mugisha nabwira abantu bajye baca bugufi tu Imana niyo izakuzamura icyubahiro n'ikintu. Amen. This is Ivuka TV, the voice of the voiceless people, because everyone's life is a missing God. Please make sure if you're inspiring us, we're here for you as Ivuka TV. Ciao, ciao.